Mumeze mute murashima Imana. Reka tuganire uyu munsi ku makuru ko watimo yaduhaye umunsi w'ejo, amakuru avuga kuri Pi Ad Network Applications Open. Anga rero ni amakuru ko watimo yaduhaye umunsi w'ejo kuri application yacu cyangwa muri application saa 12:33 za nimugoroba ku itariki ya 11 z'ukwa kane. Rero iyi nkuru cyangwa iyi update baduhaye ni update itubwira ko hari ibintu bijyanye no gukoresha matangazo yamamaza cyangwa publicité muri ecosystem ya Pi Network. Bango abantu nyine bafite application bashyize muri Pi browser ngo bashobora kwamamarizaho, bashobora gukoreraho amafaranga. Iyi niyo nkuru rero baduhaye, reka tuyisome mu ncamake twumve. Pi Ad Network finished its pilot and developers can apply to join the Pi Ad Network now, but the premise of selection is to be listed in the mainnet ecosystem interface and compliant with the developer ecosystem guidelines. This platform level utility transforms the collective attention of Pi's millions of engaged pioneers into a tangible and sustainable mechanism for supporting the Pi apps and the ecosystem. Read more for more details on the Ad Network and how to apply. Bango bari kutubwira ko igerageza cyangwa isuzumwa ryo gukoresha zino publicité byararangiye. Noneho abadeveloper ni abantu nyine bakora ama application, abantu bize IT, ibintu bijyanye n'ikoranabuhanga ryo gukoresha amatelefone, amamashine, guhanga ama application atandukanye. Ngo ubu ngubu bashobora kwiyunga n'iki gikorwa cyo gukoresha zino ads, ngo kandi kugira ngo bese application yemererwe gukoresha zino ads, igomba kuba yujuje ibisabwa. Iki gikorwa rero ni igikorwa kigamije kugaragaza umumaro wa Pi Network, bese uburyo bwo gukusanya bese amakuru cyangwa gukusanya ubushobozi Pi Network ifite bw'abapiyoniye benshi, bese n'uburyo ngo bufatika kandi burambye bwo gufasha cyangwa gushyigikira ziri application zo muri Pi ndetse n'urusobe rwa Pi browser. Ahangaha rero niyo makuru bari kutubwira mu ncamake, kandi murabizi bari bamaze igihe batagira icyo batubwira. Rero iki ni igihe namwe mugomba kumva ibyo batubwira kugira ngo twumve aho biri kugana. Kandi mbere yuko twinjira muri iyi nkuru, reka ngusabe ukore subscribe, kandi wowe mushya wakoze subscribe tuguhaye ikaze kandi tugushimiye inkunga udutera, inkunga ikomeye cyane. Rero reka twinjire mu nkuru. Inkuru nawe kugira ngo uyisome ku giti cyawe wakanda hano kuri read more, hanyuma ugahita ureba ikiri kuvuga muri make. Reka dukandeho read more. Pi Ad Network expansion now open to all ecosystem listed Pi apps. Nuvuga ngo habayo kwagura iki gikorwa cy'ama publicity, habayo kucyagura, kucyongerera imbaraga. Ngo ubu ngubu kirafunguye muri application zose za Pi. Ubu ngubu umuntu wese ufite application yabisaba, nawe application ye bakajya bamushyiraho ad cyangwa publicité, noneho izo ad akaziboneramo amafaranga.
reka twumve iyi nkuru ikiri kutubwira. Pi ad network expansion now open to all ecosystem listed Pi apps. Ubu ngubu ubu buryo bwo gukoresha kwamamaza bufunguwe ku bantu bose mu application yose ari muri ecosystem cyangwa urusobe rw'ama application aboneka ariya muri Pi browser. Last year we introduced the vision and initial pilot for Pi ad network, where advertisers use Pi to place ads in the Pi ecosystem and Pi apps, which was initially released in a pilot launch to 5 community apps and was iterated along with the developers in the pilot. No kuvuga ngo rero bari kutubwira ngo umwaka ushize baduhaye icyerekezo ndetse n'igikorwa cyo gusuzuma uburyo bwo gukoresha ama application yamamaza, ngo bakore ku ma application 5, ngo aho ngaho abantu bamamaza bashize ama publicité cyangwa utwo dukoresho cyangwa utwo dutangazo twamamaza badushyira nyine muri ecosystem ndetse no muri application. Ibyo ngibyo byakorewe kuri application za community 5 ndetse bisubirwamo, mbese birageragezwa muri icyo gihe nyine cyo gusuzuma ko bikora neza. Iki gikorwa rero ngo kugira ngo kibe impamo kwari kugira ngo abapiyoniye babone inyungu mu gukoresha nyine ama Pi yabo, babone inyungu nyine muri Pi network, kugira ngo Pi ibe iy'ukuri ifite umurongo, kugira ngo mbese bakoreshe iri faranga rya Pi. Developers can apply to join Pi ad network now and join the first group of Pi apps that participated in the pilot program, who are now generating and receiving ad revenue. Bango aba developer ubu nabo ngo bashobora gusaba zino publicité nyine bakazishyira muri application zabo, noneho ngo bakiyunga ku yandi ma application 5 yatangiye nyine gukoresha zino ad, ndetse arimo akorera amafaranga ndetse akakira amafaranga biturutse muri zino application. Iki gikorwa rero cyo gutoranya zino application zaba zaremerewe nyine ad, ngo bifite amategeko bigenderaho, ntabwo ari ukuvuga ngo nuko wenda application yawe ngo yemewe gusa, oya, nyine hari ibyo ugomba gukurikiza. Note: applying does not guarantee your app will be included. Apps must still meet the mainnet ecosystem listing requirement to be approved. Ngo kugira ngo gusaba ntago mbese biguha garanti yuko app yawe izemerwa nyine gushyirweho izina ad, ahubwo ngo application zose zigomba kuzuza ibisabwa byashyizweho. This moment marks a milestone in Pi platform level utility, one that transforms the collective attention of Pi's millions of engaged pioneers into a tangible, sustainable, and inclusive mechanism for supporting the Pi app ecosystem. Ni ukuvuga ngo iki gikorwa kigaragaje intambwe ikomeye Pi cyangwa Pi network iri gutera cyo kugaragaza umumaro wayo, ndetse igahindura nyine abapiyoniye amamiliyoni ubushobozi bwabo, mbese bukaba ari ubushobozi bugaragara, burambye kandi budaheza bwo kugira ngo bashyigikire
urusobe rwa application za Pi. The vision behind the Pi-Ad network. Vango icyo igamije, iki gikorwa cyo kwamamaza mu ma application icyo kigamije cyangwa icyerekezo cyacyo, as outlined in our area blogs on platform level utility and the pilot launch of Pi-Ad network. This initiative was designed to translate Pi's collective resources, such as pioneer attention and the size and the engagement of community, into a form of utility that benefits developers and pioneers network-wide. Vango iki gikorwa kugishyiraho cyangwa iki kintu, iyi programme kuyishyiraho, bigamije gufata mbese abapiyoniye, mbese gufata abapiyoniye, umubare w'abapiyoniye bangana gutya, ndetse no kuba babishishikariye, umuryango ushishikaye mu gikorwa cyo kugira ngo bizane umumaro, bizane mbese uburyo bwo gukoresha Pi, noneho aba developer bagira inyungu ndetse n'abapiyoniye muri rusange. Benefits for developers. The Pi-Ad network in the open network period enables Pi apps developers to monetize pioneers' attention that their apps are able to attract from the Pi platform through the Pi browser. Vango aba developer inyungu bafitemo n'izihe? Vango bazafata uko kuntu abapiyoniye bitaye kuri application zabo, noneho babibyazemo amafaranga, babibyazemo cash, binyuriye muri platform yihe ariyo Pi browser. Building and maintaining meaningful apps, those that attract, retain, and serve the needs of pioneers, requires time, talent, and infrastructure and ongoing operational resources. Vango kugira ngo wubake ndetse usigasira application zifite icyo zivuze, zifite umumaro, izo zikurura abantu, zituma bahaguma, zibagezaho ibintu bitandukanye, mbese zikorera abapiyoniye, bisaba igihe, bigasaba impano, bigasaba n'ibikorwa remezo cyangwa ibintu nyine bitandukanye, harimo nyine n'ubushobozi, kandi no kugira ngo bakomeze babone amafaranga, mbese agaruka, amafaranga adashira, amafaranga atarangira. Ibyo bintu rero bisaba nyine amafaranga, bisaba uburyo, bisaba ubushobozi. As app usage grows, so do these costs that can be covered in their earnings from the Pi-Ad network. Vango nkuko application zikura, ni nako ubushobozi bwo kugira ngo zikomeze zikore buzamuka. Vango uko application zikora niko n'amafaranga aba menshi. Numva rero bisaba imbaraga nyinshi. The Pi-Ad network solves this issue by allowing developers to earn directly in Pi. Ngo rero iki gikorwa cyo kuzana ads cyangwa publicité mu ma application kigiye gukemura kino kibazo, gituma aba developer babona bakorera amafaranga muri Pi ako kanya, biturutse ku kuntu abapiyoniye bitaye kuri application zabo bakoze. By requiring advertisers to acquire and spend Pi to access this attention, the network creates a full circle system. Kugira ngo dusabe ko abantu bamamaza babona Pi kandi bakazikoresha ndetse bagere kuri aba bapiyoniye, novango Pi network yakoze cyangwa yashyizeho uburyo bwuzuye bwo kuba abantu mbese bari hamwe cyangwa abantu bahuje
Developers are compensated in the very currency that their users hold and use, incentivizing up quality and development, ecosystem participation, and long-term innovation. Vango rero kugira ngo aba developer bishyurwe muri mu ifaranga abapiyoniye bafite ndetse bakoresha, kandi bazamura ubushobozi cyangwa ireme cyangwa karite y'ama application yabo ndetse banayateza imbere. Ecosystem cyangwa urusobe narwo rugiramo uruhare ndetse no guhanga udushya by'igihe kirekire. Muri ubu buryo, in this way, the monetization issues becomes a utility opportunity, fueling a healthier app ecosystem and broader utility for Pi itself. Muri ubu buryo rero, mu gushakisha nyine amafaranga cyangwa mu kubyaza application amafaranga, ni ukuvuga ngo rero iki kibazo gikemurwa no kuba application yatangira igakoreshwa, bigatuma habaho ubuzima bwa application mbese, ndetse application igakoreshwa cyane. Benefits for pioneers, ni ukuvuga ngo inyungu ku bapiyoniye. By requiring the use of Pi in transacting ads displayed in the ecosystem, the Pi ad network enforces that the access to the ecosystem attention resource relies on Pi, a cryptocurrency that every pioneer holds. This ensures that the developers' benefits align with benefits for the entire community. Ngo rero iki kintu bagiye kutubwira inyungu yacyo ku bapiyoniye. Ese bapiyoniye bazakuramo iki? Abantu batunze Pi bazaboneramo izihe nyungu? Ngo rero mu gusaba ko Pi zikoreshwa muri zino publicité cyangwa mbese amafaranga yishyurwa abamamaza akaba Pi, ibi bintu bizajya bituma abapiyoniye mbese babasha kugira inyungu biturutse mu kuba application yabo ikoreshwaho amapi bafite, amapi batunze. Ibi rero biharanira ko abadeveloper, inyungu z'abadeveloper zijyana n'inyungu z'umuryango muri rusange, inyungu z'abapiyoniye. For instance, hangana urugero, developers supported by the ad network's monetization will be able to build and innovate more apps where pioneers can use their Pi for goods and services. Angare urugero bari gutanga ngo abadeveloper nibabasha kubona amafaranga bizatuma bubaka ndetse bavugurure application nyinshi. Izo application nizo abapiyoniye bazakoresha bakenera bicuruzwa cyangwa service bakishyura amapi. Urumva rero ibyo bintu bizatuma abapiyoniye bagira inyungu. On the network level, this advances the whole ecosystem and utility creation that ultimately benefits Pi network as whole. Vango rero ku murongo, ku rugero rw'umurongo cyangwa kuri Pi network muri rusange, ibi ngibi bizateza imbere urusobe rwose muri rusange, ndetse no gukoreshwa kwa Pi bizatuma Pi network ibona inyungu muri rusange. Urumva rero Pi network bigenda ishaka utuntu dutandukanye dutuma Pi coin zikoreshwa. Kugira ngo murabizi mu minsi ishize bashyizeho gahunda yo kugura amadomain rero murabizi ko abantu bishyuraga cyangwa n'ubu bishyura ama Pi kugira ngo ubone domain, urabizi ko wishyura Pi. N'ubu rero urumva umuntu uzajya ashaka kwamamaza kuri application iri muri ecosystem ya Pi network azajya yishyura amapi. Urumva rero Pi iri kugira umumaro, Pi iri gukoreshwa. Rero Pi uko ikoreshwa niko
igenda igira agaciro kandi nako agaciro kayo kazamuka. Urumva rero iki ni ikintu cyiza. Ahangaha rero hasi bari kukwereka uburyo umudeveloper yakwapulayinga ibyo. Urumva abadeveloper baba babizi, ntabwo nakurirwa mbijyamo ko barabizi. Ahangaha nari ndi gusobanurira abapiyoniye kugira ngo bamenye rino tangazo icyo rivuga. Rero tutizimbye mu magambo, reka soreza hano, ararekwa ntashira, kandi reka ngusabe gukora subscribe kugira ngo n'ubutaha uzajya ubona amakuru nk'aya, kugira ngo ibintu bikomeze bibe uburyohe. kandi kuri ino channel dukomeza gushyira amakuru atandukanye, amakuru vuga ku bintu bitandukanye, ibiganiro. Ibyo byose rero bifite umumaro, bifite icyo bimarira abantu baba kuri ino channel. Reka rero dusoreze ahangaha. Ciao ciao, yari Jingo Nyemazi.